abonekera abakobwa batatu. Uwa mbere Mumureke Alphonsine, uwa kabiri Mukamazimpaka Nathalie, uwa gatatu Mukangango Marie Claire. Ubutumwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yatanze Kibeho. Ubutumwa bwa mbere: abantu n'ibisubiraho bidatinze hagarukira Imana. Ubwa kabiri: musenge ubutambirwa kandi musabira isi kugira ngo ihinduke. Ubutumwa bwa gatatu: agahinda ka Bikira Mariya nyina wa Jambo, arababaye cyane kubera ukwemera guke no kutihana biranga abantu b'iki gihe. Ubwa kane: ukwemera n'ubakanye bizaza mu mayeri. Ubwa gatanu: agaciro k'ububabare mu mibereho y'abantu n'ubuzima bwa gikristo. Ubwa gatandatu: musenge ubutitsa kandi nta buryarya. Ubutumwa bwa karindwi: kubaha no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Ubutumwa bwa munani: ishapule babare mu bwa Bikira Mariya. Ubutumwa bwa cyenda: kubaka shapeli yibutsa Bikira Mariya Kibeho. Ubutumwa bwa cumi: gusenga ubutitsa dusabira Kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje. Umuvugo wanjye nabise turangamire Kristu we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Ngewe inganzo ya Gisinganzwa nkayishyikiriza abatanze abanzi bose bakishima. Serge shinjagira ngira nti turangamire Kristu we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Reka mbabwire icyatumye nasinzira, reka mbabwire icyanzinduye. Nagira ngo muze twese turangamire Kristu we soko y'amizero, ari we udutoza kuba abavandimwe akaduha n'amahoro. Yemwe bana b'urungano rwanjye, yaba umusore yaba inkumi, yaba umusaza yaba umukecuru, nimuze turangamire Kristu we soko y'amizero, kuko ariko kabando kazatugeza mu bwami bw'ijuru. Ngewe uko ngana uku, bitewe n'inyigisho abarezi ba Groupe Scolaire Saint Paul Kibeho banyigisha mu iyobokamana, bintera gushishikariza abana mwese muri hano ko Kristo ari we soko y'amizero. Niwe nyesha amahoro arambye, niwe nyesha urukundo rwinshi, niwe nyesha ubuzima bwacu, niwe nyesha ubuvandimwe shenge. Narebye hirya no hino, ndeba hakurya no hakuno, nzenguruka imisozi yose, nsanga nta wundi nakesha ubuvandimwe n'amahoro. Yemwe iyi biraro ikidusigiye, idusigiye Rwanda Yesu no kumwamamaza, idusigiye amahoro asesuye, dore ko ari we soko y'amizero iwacu. Nibagiwe no gushimira misiyoneri b'Afurika batuzaniye ivanjiri mu Rwanda, bikadutera guhora dushima kandi duhimbaza Uhoraho. Yewe mwana wiga ku kigo cyitiriwe Umutagatifu Pawulo, ngwino tuvome ubumenyi mu iyobokamana, tudasigana kandi tudasigana. Dukura dutera imbere mu by'Imana, dukura dusumba uko dusanzwe, mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Bana b'isi yose, tubaragisha umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho. Yari ubakunda, ubahoza ku mutima, Uwitonze Clementine. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Abanyeshuri bo muri Groupe Scolaire Saint Paul twabateguriye indirimbo yitwa Mugire Yubile Nziza. Yubile nziza Kristo dukunda, dushimire Imana tunaririmbe, tureke ibyacu tunayiragize, urukundo rwayo nindagereranywa. Nimucyo dufatanye tuyishime.
kandi ni iri: uzakunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Irya kabiri risa naryo: uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. ariko bagaragu bantu, ibintu byanditse mu gihugu cyacu cya Isirayeli mu mbarire. Uwo muntu Yesu wabo mujye tujye tugende turebe abo bantu bose bitwa bakomeje abaturage bacu, tubarimbure burundu. Mujye tutebuke. ariko se hari ibyo ihutu turebere rwose. Reka ngende ndasubire ariko birashoboka ko baba baragarutse n'inshuro nyinshi twabatoteje tubagirira nabi mu buryo bwose bushoboka. Birashoboka ko baba baragarutse bakagaruka kuvuga uwo muyezu wabo basakuriza abaturage babavumisha. Ntabwo bishoboka, ariko reka ngereyo neza. Ubaye iki databuja? Bonekewe na marayika ambwiye ko tugomba kwihuta tukajya i Damasi tukahahurira n'umuhanuzi. Reka tugende tugende. ubu none ubwo maze kurya nkaba ntoye intege. Igihe cyose namaze noteza Kristo, igihe nsigaje ku isi nzakimara mukorera mwamamaza. Ndahera ku bakristo b'i Damasi hano. Reka ngende ndebe databuja azabamufasha, kuko ngiyemo njyenyine ntabwo nabasha. Mujye twihute tugende tubarimbure burundu bose nta n'umwe usigaye. Mujye twihute. Ibi ntabwo bikwiye, twigende ariko tuzanagaruka n'abaducitse bose